Hari business eshatu wakora ugatera imbere. Izo business ni zikurikira: ushobora korora, ushobora kugura imyaka, cyangwa se ugakora akantu k'akaresitora kari ahantu ku muhanda heza cyane. Ibyo nabyo ni igitekerezo cyagufasha kwiteza imbere. Nko korora, tuvuge waraguze inkoko 20, buri nkoko yariguze 2,000 zikiri imishwi mu myaka cyangwa se mu mezi nk'8. Inkoko zishobora kuba 40 kandi imwe yaba ari 5,000. Ni ukuvuga urugero, imwe 5,000 waba wungutse 3 byongera kuri bya bibiri, ugafata bya 2,000 ukabikuramo, bya 3,000 wunguze amezi 6 kuba 20, mba ni 60,000. Igishoro cyiza cyane. Si byo byonyine, ngiye gutangira kubagezaho ibiganiro byiza byagufasha gutekereza uburyo iki kiganiro wakireba kikagira ikintu kikugeza, ukavuga uti kino kiganiro gafate koko agatekerezo keza. Murakoze, kore subscribe.